Iyo witegereje benshi mu b'igitsina gore bo muri Afurika bita ku misatsi yabo bakoresheje ibirungo by'ubwiza bitandukanye, ubona ko hari abakoresha amavuta anyereza umusatsi wabo ndakaworoshya kugira ngo bagaragare neza uko babishaka. Icyakora hari byinshi bitavuga ko ayo mavuta amaze imyaka n'imyaniko akoreshwa n'abagore ndetse n'abakobwa biganjemo abo muri Afurika, dore ko aribo benshi bakunze kugira umusatsi bagura kuwurambura cyangwa se kuwusokoza, mu kubyoroshya bakabikora bifashishije ibikoresho bitandukanye birimo n'ayo mavuta. Ntabwo ari n'ibijyanye no kugurwa no kuwurambura gusa, ahubwo benshi mu bagore n'abakobwa banayakoresha mu rwego rwo gukora isuku mu misatsi yabo cyangwa se gutuma basa neza. Bayakoresha kandi mu gusokoresha bikozwe muri style zitandukanye kugira ngo bagaragare bitandukanye nuko byari bimeze mbere. Byagiye bihwihwiswa kenshi ko ayo mavuta ashobora kuba atari meza ku buzima bwa muntu ndetse katera kanseri zo mu bwoko butandukanye, ariko ntibibuza inganda ziyakora n'abayacuruza guhorana abakiriya uruhuri. Ibyo kuba ayo mavuta atari meza ku bayakoresha kandi byemejwe n'ikigo cy'Abanyamerika National Institute of Environmental Health Safety mu bushakashatsi cyakoze bugaragaza ko umuntu ukoresha aya mavuta nibura inshuro enye mu mwaka aba afite ibyago byo kurwara kanseri ifatanya ababyeyi, bigizwemo uruhare n'ibinyabutabire ayo mavuta bakozwemo. Ubu bushakashatsi bwashyizwe hanze ku wa 18 Ukwakira 2022 bwakorewe ku bagore n'abakobwa barenga 34,000 bari mu myaka y'amavuko iri hagati ya 35 na 74 bakurikiranwe mu gihe cy'imyaka 11. Muri icyo gihe abagore n'abakobwa 378 batangiye kugaragaza ibimenyetso bya kanseri ifatanya ababyeyi. Ubu bushakashatsi kandi bugaragaza ko mu gihe abagore n'abakobwa badakoresha ayo mavuta arimo anyereza imisatsi yabo, baba bafite ibyago byo kurwara iyo kanseri ku kigero cya 1.64% ku bari mu myaka 70 y'amavuko. Ni mu gihe kubayakoresha aho byongera bikagera ku kigero cya 4.0.5%. Umwarimu wigisha ibijyanye n'iby'ubuzima bw'imyororokere y'abagore muri kaminuza ya Washington, ishami ry'ubuvuzi, Dr. Kemidol, avuga ko ubu bushakashatsi bukwiye kwitabwaho kuko ubusanzwe abagore bafite ibyago bingana mu kuba barwara kanseri ifatanya ababyeyi, ariko ko kubirabura byongera kuko aribo benshi bakoresha amavuta ahindura imisatsi yabo. Aha yagize ati, iyo turebye ku bagore b'abirabura n'abagore b'abazungu, kuba barwara kanseri ifatanya ababyeyi biri ku kigero kimwe. Akaba ariyo mpamvu ubu bushakashatsi bukwiye kwitabwaho kuko abagore b'abirabura bakoresha aya mavuta aribo benshi cyane. Ntabwo tubona ko abagore b'abirabura aribo bafite ibyago byikubye kabiri byo kurwara kanseri ifatanya ababyeyi muri iki gihugu. Nubwo kanseri ifatanya ababyeyi itamenyerewe henshi mu bihugu hirya no hino ku isi, imaze kuba kanseri imenyerewe muri Amerika, ku buryo kuvuga ko umugore yayirwaye nta gitangaza kirimo, ndetse ikaba yiganje mu Abiraburakazi kurusha abandi. Inkuru yashyizwe ku muyoboro wa YouTube wa ABC News mu Kwakira 2022 igaragaza ko nyuma yo gutahura ko arwaye kanseri ifatanya ababyeyi bikamuviramo kutazabyara kuko ibizamini byo kwa muganga bigaragaza ko yamaze gucura, Umunyamerikakazi w'umwirabura Jenny Michel yavuze ko abagore n'abakobwa cyane cyane ababirabura bakwiye guhagurukira hamwe bakamagana inganda zikora ayo mavuta ashyira mu kaga ubuzima bw'abayakoresha, ashingiye ku kuba kuyakoresha ko byaramushyize mu byago byo kuba atazigira agira abana kandi abashaka. Uyu mugore wari ufite imyaka 32 ibi bitangazwa yavuze ko yari amaze imyaka 20 akoresha amavuta ahindura umusatsi we. Ubwo iyo nkuru yajyaga hanze yari yareze sosiyete imwe y'Abanyamerika yitwa L'Oreal USA ikora ayo mavuta kandi nawe akaba yarayakoresheje kenshi. We n'umwunganira mu mategeko Benny Crump bagaragaza ko iyo sosiyete ikwiye gukurikiranwa ikazabiryozwa. Ibi kandi byakurikiwe n'ibirego bisaga 60 bishingiye sosiyete kubikora amavuta yifashishwa mu misatsi y'abagore n'abakobwa yangiza ubuzima bwabo. Gusa sosiyete L'Oreal USA yo yatangaje ko amavuta ikora yujuje ubuziranenge ndetse ko biramutse bishidikanywaho inzego zibishinzwe zakora ubugenzuzi. Gusa Jenny n'umwunganizi we mu mategeko bashishikariza ababyeyi kuba maso, ntibakomeze kujyana abana babo kubakoreshereza imisatsi yifashishijwe ayo mavuta arimo anyereza imisatsi cyangwa se akayihindura ukundi. Usibye kuba umuntu urwaye kanseri ifatanya ababyeyi yatuma umuntu acura hakiri kare nk'uko byagendekeye Jenny Michel, urwaye iyi kanseri yibasirwa n'ibindi bibazo bitandukanye birimo kubabara mu gihe ari kwihagarika cyangwa ari gukora imibonano mpuzabitsina, kuba yagira kuva gukabije ari mu mihango ndetse n'igihe yaba yaracuze, kunanuka kudasanzwe, guhorana umunaniro ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikinyamakuru The Guardian kigaragaza ko amavuta anyereza umusatsi w'abagore cyangwa se akawuhindura ukundi atongera ibyago byo kwibasirwa na kanseri ifatanya ababyeyi gusa, kuko anongera ibyago byo kwibasirwa n'izindi kanseri zirimo n'iy'ibere. Gusa ubu bushakashatsi ntibwagaragaje urutonde rw'amavuta atera ibyago byo kurwara kanseri n'izindi ndwara, ndetse ababukoze bagaragaje ko hakenewe gukorwa ubundi bwimbitse. Ikigo mpuzamahanga Institute for Health Metrics and Evaluation kigaragaza ko kanseri ifatanya ababyeyi yiyongereye ku kigero cya 15.3% kuva mu 1990 kugeza muri 2019. Ni mu gihe ariko uko imyaka yagiye ishira indi gataha, ibihugu byagiye bishyiraho ubuvuzi buteye imbere. Abahitanwa n'iyi kanseri bagabanuka ku kigero cya 21.6% mu gihe nk'icyo, nubwo utakwirengagiza ingaruka twagarutseho zibasira abayirwaye.